ndakwemerera kumeza serivisi ndakwemerera kumeza serivisi utubana akaramata wereye none amahoro n'umuryango urwaye cyangwa uri muzima ubutunzi no mu bukene nzajya gukunda mugusha neza mwumvira izabukuru uzazitandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana ndikurahiye turakomeza umugabo wanjye dushyingiranywe utubana akaramata wereye none amahoro n'umuryango ubutunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya mukunda mugusha neza mwumvira kugeza aho uzatandukanyiriza muri iki gihe kigera ry'Imana ndikurahiye turasaba kugira ngo umugisha igihe cy'abaye n'abaye n'ikigirwa cyangwa hoterageze isa kugira ngo n'ikimenyetso cy'urukundo rwabo nk'uko amaraso yawe ari ikimenyetso cy'urukundo wakoze itorero ukagitangira ariko urukundo rutagira iherezo urukundo rudashira n'impeta zibabereye ikimenyetso cy'ubudaca ikimenyetso cy'urukundo rwabo rw'ubwiza bw'ubwiza. Impeta wubahije umubiri wanjye wubahije umubiri wanjye waha ibintu byanjye byose waha ibintu byanjye byose bivuze n'izina rya Kristo n'umwuka wera n'umwuka wera. amen. Mwambitse impeta wubahije umubiri wanjye waha ibintu byanjye byose n'iby'umwana n'iby'umwuka wera amen. Ngenda gufata video. Ujye ugikorana hano.
abo dusabisha izina ryawe kugira ngo nuko isaka na Rebeka babana nawe n'abagisirikare abe ariko nabo basoza y'amasezerano basezerano bari mu myaka yabo kandi kurwane kuzuka mu gukora bagira bari ko bafite kuza n'amahoro ngo ne rwose yawe tuzagira ubuzima bwacu. Amen. Abimana yateranije hamwe n'akagiriye umuntu batandukanye kuko Habimana Jean Claude Habineza Jean Claude ahuje Imana nyirakomeza mediatrice ngo bashyirwe bakwera kandi bagamije imbere y'Imana n'imbere yayo basezeranye batyo kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki. Iyo ituma nanjye mvuga ni abagabo n'umugore bashyingiranywe tugize mu izina rya Data wa twese. Imana Data wa twese, Imana Umwuka wera ibaha umugisha ibakize ibarinde. Uwiteka abagira imbabazi abari bari mu rukundo abakuzeho imigisha yose y'ubutware kugira ngo uburyo buzabana bukiri muri ubu bugingo buzatume mu gihe kizaza amen. Twese duhagaze dufatanyije hamwe Zaburi 128 Haibu Uwiteka wese Haibu Uwiteka wese akagendera mu nzira ze